Kunsutsu n'iki gihe abantu benshi cyane urubyiruko hari terime rugenda ruhimba mu buryo bwo kuzimiza amagambo amwe n'amwe kugira aho ayo magambo amenyererwa agatangira gukoreshwa ahantu henshi ndetse rimwe na rimwe n'abantu bakuru bakayakoresha aho usanga bavuga ijambo barangiza bakarenzaho bati mu mvugo z'abubu. Mu by'ukuri si uko iryo jambo riba ribuze ikinyarwanda cyaryo ahubwo viziyo turimo nibyo dutegeka. Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza amagambo azwi nka slang nubwo twese tuyamenya tuyakuye ku byamamare runaka tukibwira ko yazanywe n'ibyo byamamare nyamara hafi ya yose nta na rimwe rizanwa nabo, ahubwo nabo ubwabo bayakura kuri rubanda rusanzwe cyane mu nshuti zabo bari kuganira cyangwa se bagendereye zimwe mu nshuti zabo cyangwa se ukaba uri kumwe n'inshuti z'inshuti yawe. Aho akenshi ntabwo akajambo biba bitewe n'uko buri nshuti zigira ukuntu zibana noneho zikagira amagambo amwe n'amwe y'ibanga ziba ziziranyeho ku buryo iyo zigeze muri mushya utabura ijambo biba waba uri umusitari warivuga rimwe rikaba rirafashe. Reka ne kuvuga byinshi kuri ibi kuko nka Slim Jesus Entertainment tuzafata umwanya urambuye tubaganirize kuri slang zimwe na zimwe n'uko zaje ndetse n'abasitari bagiye bazizana. Ni kuri wa gatatu tariki 23 z'ukwa 12 2020 nibwo Abijuru King Lewis uzwi nka Papa Cyangwe yatangaje ko mu minsi mike cyane agiye kuhasohora indirimbo nshya yitwa Kunsutsu aho azayiririmbana n'umusore uri kwamamara muri iyi minsi uzwi nka Juno Kizigenza ufashwa na Bruce Melody muri label ye yitwa Igitangaza Music. Uyu Papa Cyangwe aheruka gusohora indirimbo yitwa Imbeba ari kumwe na Igor Mabano imaze kurebwa n'abantu bagera ku 395 mu gihe cy'amezi 2 gusa. Ni umuhanzi ukunzwe muri iyi minsi ndetse akaba ari n'umuhanzi wamamaye mu buryo butangaje bamwe batakekaga. Benshi mu bafana be tukimara kumva izina ry'indirimbo Kunsutsu bitewe n'igisobanuro cy'iryo jambo dusanzwe tuzi dore ko naryo ari slang yazanywe na Papa Cyangwe byatumye turushaho kugira amatsiko y'ukuntu iyo ndirimbo izaba imeze. Gusa si kera twatumenye ibyayo kuko Papa Cyangwe adutangarije ko isohoka vuba. Bityo rero mwe musenga mwe musengera uyu musore Papa Cyangwe nawe atabagiye mu bishego. This is Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5 mwibutsa ko nta handi wakora amakuru meza kandi yizewe atari kuri YouTube channel Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.